Bakunzi ba Byakubera TV, rya neza ubeho neza, usenge nta nkomyi, ijuru tuzaritaha, ariko bisaba guharanira kuritaha, bisaba kurikorera, bisaba kwigomwa, bisaba gusenga nta buryarya. Nk'uko muri kubibona rero, hano hari inyama ziribwa n'izitaribwa, narabibabwiye ngo roho nzima ikorera mu mubiri muzima. Niba hari ibyo umwami Imana yatubujije kurya rero, tugomba kubyirinda kugira ngo ya roho yacu ibyibuhire mu mubiri muzima wariye ibintu bitanduye bitabujijwe n'Uhoraho. Ndaje rero mbagezeho bimwe mu byanditswe nk'uko muri kubibona hano mu gitabo cy'ivugururamategeko mu isezerano rya kera, biri kubitubwira neza inyama ziribwa n'izitaribwa. Ndaje dusome rero twumve ibyo umwami Imana yatwemereye kurya n'ibyo tutemerewe kurya. Nk'uko mwabibonye rero mu gitabo cy'ivugururamategeko igice cya 14 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 21 haratubwira inyama ziribwa n'izitaribwa. Kugira ngo roho yacu ikurire mu mubiri muzima, birasaba kuzajya turya ibyo twemerewe, nta kurya ibibujijwe, ibizira ntago twemerewe kubirya, kugira ngo roho yacu ikorere koko mu mubiri muzima nk'uko Uwiteka abidusaba. Reka dufatanye gusoma rero ijambo ry'Imana. Inyama ziribwa n'izitaribwa. Ntuzarye ikintu cyose kizira, dore ubwoko bw'inyamaswa ushobora kurya: inka, intama, ihene, impara, isirabo, indonyi, inyemera, impongo, ifumberi n'isha. Mbese inyamaswa yose y'ikinono gisatuye kabiri kandi yuza mushobora kuyirya. Ariko mu nyamaswa zuza zifite ikinono gisatuye, izo zirinda kurya ni izi: ingamiya, urukwavu n'impereryi, kuko zuza ariko ntizigire ikinono, zabahumanya. N'ingurube, kuko ifite ikinono ariko ntiyuze, nayo ni umuziro kuri mwe. Ntimukarye inyama zayo cyangwa ngo mukore ku ntumbi yayo. Mu nyamaswa zose zo mu mazi, izo mushobora kurya ni izi: inyamaswa zose zifite amababa yogesha hamwe n'isharanyima mushobora kuyirya, naho idafite amababa yogesha kimwe n'isharanyima muzirinde kuyirya, yabahumanya. Igisiga cyose kidahumanya mushobora kukirya, ariko ibisiga muzirinda kurya ni ibi: kagoma, itanangabo, icyaruzi, nyirabarazanga, ikizu n'ubwoko bwose bw'ibyanira, mu bwoko bwose bw'ibikona, inyombya, nyiramurobyi, ubwoko bwose bwa sakabaka, mbuni, igihunyira gito n'igihunyira kinini n'igihunyira cy'amatwi, inzoya, inkongoro na sarumfuni, igishondabagabo, ubwoko bwose bw'uruyongoyongo, umusure n'agacurama. Udusimba twose tuguruka ni umuziro kuri wowe, muzirinde kuturya. Inyoni zose zidahumanya mushobora kuzirya. Inyamaswa yose yipfushije ntimuzayirye, uzayirekere umusuke utuye mu mujyi wawe, maze ayirye, cyangwa se uzayigurishe ku munyamahanga, kuko woweho uri ubwoko bweguriwe Uhoraho Imana yawe. Ntuzateke umwana w'ihene mu mahenehene ya nyina. Iryo ni ijambo ry'Imana, turarisanga mu gitabo cy'ivugururamategeko igice cya 14 kuva ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 21. Inshuti zanjye rero, hari abantu benshi tujya tuganira nkababwira ko ntakirya ingurube. Ndabizi ingurube iraryoha, akabenzi kararyoha, urukwavu ruraryoha, ariko nabivuyeho kugira ngo roho ikorere mu mubiri muzima. Hari ibyo umuntu yigomwa bitewe n'uko umwami Imana
yadutegetse bitewe n'uko umwami Imana yadusabye kubaho. Tugomba kubaho mu gushaka kwa Nyagasani kugira ngo roho yacu ikurire mu mubiri muzima. Inshuti zanjye rero, nk'uko mubibonye hano, hari inyamaswa twemerewe kurya n'izo tutemerewe kurya. Hari abantu benshi batari bazi aho byanditse, bajyaga babyumva bakagira ngo, urugero nko ku ngurube, hari abantu bajya bavuga ngo impamvu abasilamu batarya ingurube ni ukubera ko zoherejwemo amashitani, ngo ni ukubera ko zirya umwanda. Ubwo nabo bazadufasha batubwire impamvu batazirya bitewe n'imyemerere yabo, ntago tubizi. Ariko nkanjye ku giti cyanjye, nk'umuntu wemera Bibiliya n'ibyanditswe muri Bibiliya, ndababwira ngo impamvu tutagomba kurya ingurube ni uko tutayemerewe, iri mu nyamaswa ziziririjwe. Impamvu tutagomba kurya urukwavu, ruri mu nyamaswa ziziririje. Ingurube igira ibinono bisatuye ariko ntabwo yuza, Uwiteka Imana yarayitubujije. Urukwavu narwo ruruza ariko ntabwo rufite ibinono bisatuye, tugomba kurwirinda. Impamvu nibanze ku rukwavu n'ingurube ni uko ari byo cyane cyane abantu bajya bagiraho impaka, cyangwa se ntibabitekerezeho cyane, ntibamenye impamvu umuntu atagomba kubirya. Biraryoha pe, ariko biryoha bitwicisha amategeko ya Nyagasani. Ikindi, abantu bo mu byaro bakunda kwica inyoni zitwa imisure. Umusure nawo mujye muwurya muzi neza ko ubujijwe. Icyo nababwira, kugira ngo roho nzima ikorere mu mubiri muzima, mwakwirinda kuwurya kugira ngo tutazagera mu bwami bw'Imana dufite icyasha ngo twariye umusure kandi tutari twemerewe kuwurya. Inshuti zanjye rero, abatari bazi ahantu byanditse, ngaho ndahababwiye mu gitabo cy'Ivugururamategeko muri Bibiliya Ntagatifu, igice cya 14 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 21. Muzabisome namwe, no muri Bibiliya yera ni uku nguku havuga. Muzahasome kandi muzafashwa. Uyu munsi rero twumvire Imana, twumvire ijambo ryayo, turye ibiryo byayo biciye muri Bibiliya. Imibiri yacu tuyitungishe ugushaka kwa Nyagasani, tujye turya ibyo Uwiteka Imana adushakaho ko turya. Ntitugapfe kurya nk'abisi, tutazi iby'umumaro, tutazi ibibujijwe n'ibitabujijwe. Tujye turya iby'ingenzi, ntitukandavure. Nk'uko nabibabwiye rero mu ubushize, igitabo cya Bibiliya ni igitabo giteye ubwoba, ni igitabo gifasha umukristo, ni igitabo gifasha umugenzi ugana ijuru, ni igitabo cyakuyobora wagitwaye neza, ndetse cyanakuyobya wagitwaye nabi. Ndabasaba rero kugira ngo buri wese ajye yisomera, yumve, asobanukirwe. Nanjye kera barabivugaga simbyiteho, ariko maze gusoma Bibiliya hari ibintu byinshi byagiye bihinduka mu buzima bwanjye. Hari imyanzuro myinshi nagiye mpindura, hari ibyo nagiye nigomwa kubera icyo nasomyemo hano. Hari indirimbo rero naririmbye ubushize, hari abantu benshi wenda batayumvise cyangwa batabyitayeho. Ndagira ngo nongere nyisubiremo kugira ngo buri wese yumve icyo ivuze. Ngo hariho igitabo kimwe gitangaza ukibona wese, cyananiye benshi kugisobanukirwa neza. Benshi bakivugisha ibitekerezo byahimbwe n'abana b'abantu, mbega ishyano kuba yivugisha ibinyoma. Hariho igitabo kimwe gitangaza ukibona wese, cyananiye benshi kugisobanukirwa neza. Benshi bakivugisha ibitekerezo byahimbwe n'abana b'abantu, mbega ishyano kuba yivugisha ibinyoma. Icyo gitabo ni Bibiliya, yubana nayo buri gihe. Uyifata ute nshuti, ujye wirinda uyisoma, ngaho komeza uyisome. Ujye wirinda uyisoma, Bibiliya iteye ubwoba, igiye kuducira urubanza. Icyo gitabo ni Bibiliya, yubana nayo buri gihe. Uyifata ute nshuti,
ujye wirinda uyisoma, ngaho komeza uyisome, ujye wirinda uyisoma. Bibiliya iteye ubwoba, igiye kuducira urubanza. Bakundwa mumenye iki, igitangaza ni kimwe, Bibiliya ni imwe yonyine, inzira zikaba nyinshi, buri muntu ayizi ukwe, ariko ntibikwiriye, abayigoreka bazahanwa n'ukuri. Bakundwa mumenye iki, igitangaza ni kimwe, Bibiliya ni imwe yonyine, inzira zikaba nyinshi, buri muntu ayizi ukwe, ariko ntibikwiriye, abayigoreka bazahanwa n'ukuri. Icyo gitabo ni Bibiliya, yubana nayo buri gihe, Yesu yifata ute nshuti, ujye wirinda uyisoma, ngaho komeza uyisome, ujye wirinda uyisoma. Bibiliya iteye ubwoba, igiye kuducira urubanza. Inshuti zanjye rero, murumva ko Bibiliya tugomba kujya tuyisoma twitonze, tugomba kujya tuyisoma dushize ubute, dushiritse ubute, kuko buri wese afite uruhare rwo mu nzira ye imuganisha ku ngoma y'Imana. Niyo mpamvu buri wese agomba kujya ayisomera, byibuze jya ugerageza ku munsi bwire usomye Bibiliya, niyo yaba ari umurongo umwe cyangwa imirongo ibiri, bitewe n'uko ushobojwe, ariko ntibukire udasomye Bibiliya. Bizagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, bizagufasha mu buzima bwo muri iyi si, imiruho n'imihate turi kurwana nayo muri iyi si. Bibiliya izagufasha gutsinda ikibi, izagufasha kunesha, izagufasha kugendera mu nzira nziza, kandi amagambo yo muri Bibiliya agufasha kubaho neza muri ubu buzima bwa buri munsi. Ndabakunda cyane rero, nakagaruka, murakoze, naho utaha icyo Umwami Imana azanshoboza nicyo nzagarura ubutaha. Murakoze cyane, ndabakunda, bye bye.